ariko uko byagenda kose abanyarwanda bafite amateka atuma bagira ubwoba bakagira ibyago none byo kuguma mu bujiji bagizwe injiji noneho ushobora kugirwa injiji uri n'umuhanga ugakomeza ukigira injiji ntituzayakire dufite induru bivuga ngo murakira common value commonwealth hagarariyeho mutazubahiriza nk'icyo si ikintu twagombye kuba tuvuga wenda abantu twagombye kuba ducalenjinga ngo abashyitsi bazaza tuzabakira ahantu hari propre iyo niyo challenge ubundi yagombye kuba ifitwe n'abanyarwanda ariko biba bigomba guharanirwa kugira ngo twakire izo nama tunazakira abantu kuba commonwealth iza mu Rwanda hari amahame ya commonwealth igihugu cyacu kitubahiriza bishobora kuba bifite inyungu ziruta kuba hari amahame tutubahiriza. Commonwealth ishobora kwirengagiza ibijyanye n'amahame remezo amwe n'amwe atubahirizwa mu Rwanda kubera inyungu za politiki cyangwa inyungu za Commonwealth mu buryo bugari. So that's number one. Ariko kuki abantu complaininga babwira Commonwealth ni yereka u Rwanda ko hari amahame yayo u Rwanda rutubahiriza cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda butubahiriza. Icyo nsubira inyuma nkareba njyewe ntabwo ariko ntakira Abongereza ngo baduhubwe uburenganzira bwacu abantu bazanyumve neza njye bivuga kuko mfite uburenganzira ku gihugu cyanjye no ku burenganzira bw'Abanyarwanda. Ntekereza ko ari nako Abanyarwanda benshi bagatekereje. Hanyuma kuri byose ukomeza kuvuga hari impungenge Abanyarwanda bamwe n'amwe bagiye bagira bavuga ngo Commonwealth nirangira ukazaba kabaye. Aba nabo bivuga bahereye kuki bahereye ku kuvuga ngo abazunguzayi mu minsi ishize bafite agahengeho gakeya no muri no minsi nta n'umwe ufatwa nta uhutazwa bakavuga ngo abamotari ye namubaze ngo nta wayibakaga ngo rwose ngo polisi yari yarahugiye mu gutambutsa abashyitsi ariko ngo nta motari babazaga mubaze nta motari byivugira ntabwo wari kuvuga ngo ni itegeko ryasohotse ngo namubaze nta wayitwazaga muri kino cyumweru mbese inzego zose zikavuga ngo CHOGM yatumye zihumeka ngo ariko ngo nivamo Asu reka mbaze leta y'u Rwanda. Ababivuga bafite ishingiro cyangwa reka mbaze ababifite mu nshinga. Ubu babona mudu turimo muri Kigali atari nziza. Kuki takomeza mese wonde? Icyo ari cyo kibazo. Isuku ihari gakomeza? Isuku ihari gakomeza kubaka ibikorwa remezo mu buryo bwihuse please. Bigakomeza uyu muhanda uturiye reba ariko wawubatse amajoro ane n'amatara n'indabo n'inzira z'abanyamaguru no kukubura no gukubaka amazu yo ku ruhande. Hari indabo bagiye batera wazero kugira ngo zimaze nk'amezi 3 ziteye. Reba inzu ziri kuri no muhanda. Izubatswe inzu yubakwaga mu cyumweru kimwe kabiruzu. Hari harabuze iki kugira ngo ibintu bikorwe gutyo. Kuki tutagumana iyo speed abantu bagiye kugenda baruhuke ngo twarabikoze. Ariko nyamara tugumanye no speed abantu baraga bakora bakirwa bakora mu myaka 3. U Rwanda byo bavuga ngo zakorera zatembere twaba dutangiye kuzikora ku ruhande tuvuga ngo turahari natwe ariko buri sibyo. Ikintu cya mbere banza gushimira Perezida Kagame. Induru ziravuze ngo nshimiye Perezida Kagame nuko byuza yigishije Abanyarwanda kugenda. Yaba mu buryo bwiza yaba n'uburyo bubi. Abanyarwanda baragiye kwera kandi kanyoni katagiye kamenya ubweza ubwakagiye kamenya ubweza. Ikibazo gihora kinzamukamo nka kibaza ngo ese aba barwanye FPR ngo ni muri politike ya opposition bo ni beza ku buryo barute FPR cyangwa bose ni kimwe. Ubundi bijya ntibisanzwe mu Rwanda polisi kiruka inyuma y'imodoka ntawe ikubise ntawe gize gute ngo musubire inyuma. Twongeye kusuza inshuti bakunze ba Pax TV ndetse n'umwene gihugu ni Channel TV ebyiri turi gukoresha ubu mwanya zihurije hamwe umwene gihugu ndetse na Pax TV muri iki kiganiro tugiye kujyana na Musana Jean-Luc umunyapolitike mumenyereye. Muraho neza Musana? Muraho neza William Ntwari.
turi mu cyumweru cya CHOGM, nta yindi nkuru mu Rwanda haravugwa CHOGM nubwo yabaye ntabwo yagize byinshi yagarika nk'uko byavugwaga mbere ko hari byinshi byari kuzahagarara abantu bakavuga ngo ubuzima buzaba bwahagaze, ariko ubu yarakozwe ikorwa inama zikorwa n'ubuzima bugakomeza. Iyi CHOGM urabona yari hari ibikorwa yatambamiye igenzi ite kuri wowe, ishusho n'igiye gusigira u Rwanda ni icyambere no kubikorwa byarahagaze, nubwo wenda abantu bari biteguye ibihagarara byinshi kurushaho, ariko n'ibihagaze si bikeya. Urugero ni nk'amashuri yo urabizi ku mugaragaro yarahagaritswe, ariko kimwe mu bintu byatangaje abantu bose kikanabasetsa ni kubona minisitiri w'intebe w'Ubwongereza asura ishuri n'abanyeshuri bari kwiga. Hari n'indi foto nabonye irimo first grade, abantu bose bibajije se bari abana bari baje kwiga cyangwa bari baje kwifotoza. Ntabwo niba amashuri atarahari ntekereza ko batagakwiye gukora move nka kuriya ngo berekane ko abantu bari kwiga. Wenda bari kubikora mu bundi buryo, ariko ni ibintu ubona abantu baba bakoze rimwe na rimwe bisekeje mu ishuri kandi bahagaritse amashuri. Ariko ibikorwa guhagarara byo ngira ngo ni icyambere y'umuryango wa Commonwealth, ntabwo ari umuryango u Rwanda rubavuga ngo ni umuryango w'u Rwanda, ni umuryango w'ibihugu byinshi kandi harimo n'ibihugu bikomeye basanzwe babizi. Rero cyane urumva n'abari mu buyobozi abenshi bari mu bihugu bikomeye cyangwa ababifitemo imbaraga. Commonwealth rero ntabwo ya kwemera ko ibintu bisa n'ibihagarara byose nk'umuryango muri rusange, kubera ko biramutse bigaragaye iyo uhagaritse ibyo bikorwa no kuvuga ko nabo ubwabo, kuko ibihugu bya Commonwealth byinshi bifitanye amasezerano y'ubucuruzi, ngira ngo ibintu byinshi mu mujyi hano bihagaze nabo hari igihe baba bafitemo. Si n'u Rwanda gusa n'ahandi izindi nama zibera. Ubuzima ngira ngo niko nashatse amakuru burakomeza mu mijyi, ahubwo hano hahagaze byinshi, ngira ngo kubera tugomba kuba turi umujyi kiri gushaka uburyo utera imbere utaragira ibikorwa remezo byinshi ku buryo hashobora kuboneka ama alternative menshi. Ngira ngo ni nacyo cyatumye n'amashuri ahagarara, nubwo hari n'ama speculation yari biri inyuma. Hanyuma ahubwo icyabayeho icyo nabonye nuko abantu benshi bari biteze ko ibintu byinshi bizahagarara. Rwose ubona byaranagabanyije muvoma mu mujyi. Nsenga Imana ko iyi muvoma yagabanutse itaba ari ikibazo cy'ubukungu kisanzwe gihari, cyaba cyarahuriranye n'abantu bakabona wenda justification yuko CHOGM yaba ariyo yahagaritse ibintu. Aho niho nagirira impungenge, ariko ntabwo iminsi myinshi izashira umuntu akabona ko izo mpungenge wenda zarizo cyangwa atarizo. Ariko ntabwo ndabona, ni gake ndi kubona bafunze imihanda, ariko nk'ibisanzwe muri Kigali imodoka zimaje kuba nyinshi, imihanda mike iyo ufunze ambutiyaje ihita yigaragaza niyo bya minota mikeya. None kuri iki kibazo uravuga uti CHOGM uko yagiye ikorwa nta bintu by'ibibazo bidasanzwe bihari, ariko harabagiye banenga uburyo igihugu gihagaze mu mahame ya CHOGM, mu mahame ya Commonwealth. Uko Commonwealth indangagaciro values amahame ishingiyeho, harimo byinshi uzi ntajye kurondora kubera ko ntagusubiriza. Ese ubona hari isomo y'u Rwanda cyangwa hari ukuntu u Rwanda rubihagazemo cyangwa rwiteguye no gukosora bimwe mu bitahagaze neza muri izo ndangagaciro? Icyambere nuko ubutegetsi ku isi bwose bugenda bugira ibibazo byabo. Kuba Commonwealth iza mu Rwanda hari amahame ya Commonwealth igihugu cyacu kitubahiriza, bishobora kuba bifite inyungu ziruta kuba hari amahame tutubahiriza. Sobanura neza aho ngaho. Kuko uyu munsi ni ngira ngo ikiganiro tugikoze hari agashya kabaye ku Rwanda uyu munsi ruciyarinze Commonwealth, ariko rufite na Secretary General wa Frankfurt.
so iyo ntambara irimo aho hagati mujye abantu tujye tuyiha value. So abongereza bashobora kwirengagiza cyangwa Commonwealth ishobora kwirengagiza ibijyanye n'amahame remezo amwe n'amwe atubahirizwa mu Rwanda kubera inyungu za politiki cyangwa inyungu za Commonwealth mu buryo bugari. So that's number one. Ariko kuki abantu complaininga babwira Commonwealth ni yereka u Rwanda ko hari amahame yayo u Rwanda rutubahiriza cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda butubahiriza. Icyo nsubira inyuma nkareba njyewe ibyo ntago ngiye ngomba kubisaba Commonwealth. Hari ababicomplaininga ndanabyumva nta nubwo ndwanya babikora gutyo, ni inzira bahisemo, ariko ngiye ntago ndo gutakira abantu kugira ngo baduhe uburenganzira bwacu. Iyo dutakiye umuntu ngo uburenganzira bwawe umva watakira ndego kuko uburenganzira ndi kuvuga bo muri Commonwealth ngo ahanini baba targeting Ubwongereza na Canada na Australia. Ngiye ntabwo ariko ntakira Abongereza ngo baduhe uburenganzira bwacu, abantu bazanyumve neza. Ngiye bivuga kuko mfite uburenganzira ku gihugu cyanjye no ku burenganzira bw'Abanyarwanda. Ntekereza ko ari nako Abanyarwanda benshi bagatekereje. Ahubwo icyo kintu cyo kuvuga ngo dutakira abazungu kugira ngo baduhe uburenganzira bwacu, hari igihe rimwe na rimwe ntacyumva muri context. Hari abajya bazamura point bakavuga ngo bari abantu n'abana b'intera hamwe, so ni mabi ntimugakorane nabo. Icyo kintu kireze kibuza abantu opportunities, kibuza abantu amahirwe kubera ko hari ababifuza kwitwara byose. Ukibona cyangwa giti ngenda ndaza kugihuza n'ikindi. Hari n'ikindi, ariko hari abantu babaye intera hamwe kubera ko bigishijwe, twarabyize twese n'abakoloni. Abakoloni baratuvangura kugira ngo batuyobore. None jenoside yabaye, ninde wazanye jenoside mu by'ukuri? Ni abakoloni, kuko nibo bigishije ibyo bintu. So abo bakoloni rero bigishije ibyo bintu turi gukorana nabo. Niba umubi abyara umubi, ntago twagakoranye n'abakoloni. Nkuko nabo abo bakorana n'abavuka ku bakoloni badushishikariza kudakorana n'abavuka ku ntera hamwe. Niyo mpamvu ngiye ku ruhande rwanjye ni bifata ko niba leta ikorana n'abavuka ku bakoloni, ikibazo si abakoloni ubwabo, ikibazo si abantu ubwabo. Ikibazo ni system. N'umuntu wari mubi uyu munsi ahindutse akaba mwiza, nta mpamvu yo kudakorana nawe. Ibyo rero biragaruka kuri point nari nimvuzeho mbere, kubera njyewe ntago nteze kujya gusaba uburenganzira abazungu ngo barenganure Abanyarwanda. Iwe nta nubwo nteze kuzabaririra. Ngiye mbabara nka partners ba Afrika. Uyu munsi ndebye aho baganisha ibintu byabo, ndi kuvuga Abanyaburayi nabo bo muri West, ndeba nkavuga ni bo ibihugu byabo barifuza kubiganisha. Tweye ko twifuza kubiganisha igihugu cyacu ahangaha, ni iki twafatanya nabo bakagira inyungu tukagira inyungu. Muri ubwo buryo rero bwo ngira ngo ni byinshi byarazamuwe. Jarike umwanzi w'igihugu njya nimbona hari ababivuga, ariko sometime hari ikindi kiganiro nabikubwiyemo mbwira abari bo, sinzi ikindi cya kiganiro kiracyariho ngira ngo cyo kirahari rwose. Donc benshi bambwiye ngo iminsi u Rwanda rwakira CHOGM ngo turasebye. Bande se basebye? Icyo kibazo nkikibaza mu bantu. Ariko partnership n'ibindi bihugu ni ikintu cy'ingenzi. Ngira ngo hari abantu benshi b'Abanyarwanda bafite ibintu bungukiye muri
mu nama nk'izi ngira ngo hagize nk'inama yenda ibera nko mu karere imeze nk'iyi ngira ngo hari abanyarwanda babonamo ikiraka kubera iyo experience dufite mu byo gutegura amanama ibintu byinshi abantu babungukiyemo ureke ni icyo ni gishyashya wenda abantu bashobora kuba bumvisha ariko ibindi byo ni byinshi amafaranga aba yabonetse ni menshi so none uretse inyungu y'amafaranga n'ayo masoko bamwe bagenda babona ku bijyanye no kwiyubaka kw'igihugu ku bijyanye na demokarasi n'umunyapolitiki ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu kwiyubaka kwishyira hamwe ku bijyanye n'ubutabera n'izindi ngingo za Commonwealth urabona bisigiye iki bisigiye ishusho u Rwanda sinzi wenda uvuze ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa uvuze abanyarwanda muri rusange cyangwa uvuze na opposition ariko reka mbivugeho byose icyambere ubutegetsi bw'u Rwanda bubonye ko ibyo tujye tuvuga ngo ntacyo tutageraho nta na kimwe tutageraho n'ibyo abantu njya mbona bavuga ko ibihugu byateye imbere bimaze igihe bibikorera ariko nibutsa abantu ko Singapore cyangwa Korea ibihugu bya size ijya kungana n'iyacu byateye imbere mu gihe cy'imyaka 50 biva mu bihugu bikennye bijya mu bihugu bya mbere byiza ku isi kugira ngo byose almost biri mu 10 bya mbere yewe na za Qatar uyu munsi tumaze imyaka 20 ya vision 2020 yararangiye mu by'ukuri aho twagombye kuba twarageze niho twageze dufite 2050 ubu ngubu noneho ikibazo ni ukwibaza ngo muri iyo myaka 50 twe hari icyo twenda kugeraho siko mbibona urebye uburyo turi gukora imiyoborere yacu gusa iyi nama kuri leta yakayeretse ko iriya mishinga yindi yose tuvuga no gushyiramo imbaraga bishoboka ariko rero ikaniga ko burya abantu bashobora no kuba babi kubera amakosa amwe namwe aba yabaye ku baturage b'abanyarwanda rero ni ukwiga ko byo ni ibisanzwe ni imico y'ibihugu bitandukanye kumenya kwakira abantu ubwo kuvuga abacuruzi n'ibindi byose ariko kuri opposition ari naho nshaka kuvuga birambuye ni ukubera ko nta kindi gihugu cyangwa abandi bantu bazava ahandi hantu bazadufasha kwimika demokarasi uburenganzira bwa muntu n'imiyoborere myiza n'ibindi nk'ibyo ku buryo aho ngo duhore dutakikira abantu ngo abanyarwanda bagenzi bacu batunaniye hari ibyo bari gukora bitari byo rwose batunaniye mu badufasha ntabwo waba wananiwe kwifasha ngo hanyuma ushaka abandi bantu bagufasha ngo hanyuma utekereze ko bizagushobokera ndabitekereza muri ubwo buryo ugiye utubwira ibyo Commonwealth ishobora gusigira igihugu nk'isomo nk'inyungu ibyo kizavanamo n'ibindi ariko ku ruhande rwawe noneho tujye mu buryo bw'umwihariko nk'umunyapolitiki icyo igihagararo usigaranye icyo ukuyemo icyo ikujujeho cyangwa ikunganiyeho ni ikimeze giti nkanjye ubwanjye ntacyo mbona nta sano mfitanye na Commonwealth usanzwe usibye kuba ndi umunyarwanda uri mu gihugu kiri muri uko nibyo ndi kuvuga nkanjye nka kariyeri y'umunyapolitiki yewe nta nubwo umuntu ufata uruhande sintekereza ko wenda bizanabaho mvugenda ndyamiye francophonie ndyamiye anglophonie ndyamiye neutralisation y'abanyamerika ndyamiye uburyo abashinwa bakora ibyo byose njye mbibara muri partnership bitewe n'inyungu abanyarwanda bashobora kubigiramo kuri politike yanjye ubwanjye ariko ikintu nanjye nigiramo gishyashya ibihugu byacu bya Afrika ibigikennye hari byinshi bigomba gukora mu buryo bwo kwakira ziriya nama ngira ngo mujye mubibona imiryango mpuzamahanga myinshi ntabwo igira ibiro bikuru mu bihugu bya Afrika ari imiryango
umuryango w'abibumbye yishamikiyeho yewe no kugeza ku yindi miryango mpuzamahanga myinshi. Niba rero dushaka kwakira inama mu gihugu gifite amateka agoye mu myaka mike nk'iyi bikaba byashoboka nk'ibi byose turi kugeraho, nuko hari ibindi biruta ibingibi dushobora kugeraho. So rero ariko turacyari ibihugu bikennye kandi turifuza ko ibihugu bitera imbere. So ibi ni urugendo ruguhereka ko dushobora gutera imbere, ariko nubwo tuba tugomba gutera imbere ntabwo tugomba kujya dutera imbere mu gice kimwe cy'ubuzima. Ubukungu buzamuke bubu bwabamo, imibanire y'Abanyarwanda ise naho igarukira ku nzego runaka, usange hasi ni ikibazo. Uburenganzira bw'abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu habe hakirimo ibibazo. Ntekereza uburenganzira bw'imfungwa nabwo ntubwibagirwe. N'ubw'imfungwa ngira ngo n'uburenganzira bwa muntu byose byahuriyemo. Ngira ngo nicyo kintu abantu tuba dushaka ko kizamuka, byose bikazamuka ku buryo n'umuntu wagize ibyago byo kugirwa mu cyaha ashobora kugira ubuzima, cyane cyane atari icyaha kigambiriye kugira urundi muntu. Buriya ibyaha byo kwica, gufata abana ku ngufu, ni ibyaha biba byagize ingaruka ku muntu, ariko ibyaha bindi bisanzwe abantu bashaka uburyo bizajya bikemurwa bitabaye ko abo ngombwa abantu bajya gufungwa bakuzurwa amagereza bakabaho nabi. Ni ibintu byo kuganirwa, ariko iki Commonwealth ngiye nk'umupolitisi yingishije kureba mu buryo abantu twasunika ibintu bikaba byiza kurushaho. Utaha CHOGM cyangwa indi nama aregera buriya regana UN izatangira za Assemblée Générale ntizibere kuri UN headquarters. Aregera ndishobora kuzagira natwe tukayakira. So ntituzayakire dufite induru. Uvuga ngo murakira common value Commonwealth hagarariyeho mutazubahiriza. Nk'icyo si ikintu twagombye kuba tuvuga. Wenda abantu twagombye kuba ducalenginga ngo abashyitsi bazaza tuzabakira ahantu hari proper. Iyo niyo challenge ubundi yagombye kuba ifitwe n'Abanyarwanda. Ariko biba bigomba guharanirwa kugira ngo twakire izo nama, tunazakira abantu bari mu murongo umwe kuvuga ngo uwamwakirije vewe bitari ko ngewe yaba ari njye president ariko mwakiriza izindi modoka z'ubundi bwoko buhenze za Cadillac n'ibindi. Hanyuma kuri byose ukomeza kuvuga hari impungenge Abanyarwanda bamwe n'amwe bagiye bagira bavuga ngo Commonwealth nirangira kukazaba kabaye. Aba nabo bivuga bahereye kuki? Bahereye ku kuvuga ngo abazunguzayi mu minsi ishize bafite agahengeho gakeya, no muri no minsi nta n'umwe ufatwa nta uhutazwa, bakavuga ngo abamotari ye namubaze ngo nta wayibakaga, ngo rwose ngo polisi yari yarahugiye mu gutambutsa abashyitsi, ariko ngo nta motari babazaga mubaze, nta motari byivugira, ntabwo wari kuvuga ngo ni itegeko ryasohotse ngo namubaze nta wayitwazaga muri kino cyumweru. Mbese inzego zose zikavuga ngo CHOGM yatumye zihumeka, ngo ariko ngo nivamo reka mbaze leta y'u Rwanda. Ababivuga bafite ishingiro cyangwa reka mbaze ababifite mu nshingano. Ubu babona mudu turimo muri Kigali atari nziza. Kuki itakomeza mbese ubundi? Icyo ni cyo kibazo. Isuku ihari gakomeza? Isuku ihari gakomeza, kubaka ibikorwa remezo mu buryo bwihuse please. Bigakomeza. Uyu muhanda uturiye reba ariko wawubatse amajoro ane n'amatara n'indabo n'inzira z'abanyamaguru no kukubura no kubaka amazu yo ku ruhande. Hari indabo bagiye batera wazero ukajya ngo zimaze nk'amezi 6 ziteye. Reba inzu ziri kuri uno muhanda. Izubatswe inzu yubakwaga mu cyumweru kimwe kabiruzu. Hari harabuze iki kugira ngo ibintu bikorwe gutyo. Kuki tutagumana iyo speed abantu bagiye kugenda baruhuke ngo twarabikoze. Ariko nyamara tugumanye ino speed abantu baraga bakora bakirwa bakora mu myaka 3. U Rwanda byo bavuga ngo zakorera zatembere twaba dutangiye kuzikora ku ruhande tuvuga ngo turahari natwe ariko buri sibyo. Rwose no mudi hari yewe n'inzego uburyo zibyitwaramo nta muturage uhohoterwa wabona ku muhanda kereka bake numvisha ko kuyiposta batwaye babahungu bakora amatelefone
ngira ngo buriya harimo case ndende ibyo ari byo byose kuko muri electronique habamo amanyanga menshi ariko njye najyaga n'abasura nabo ubwabo bari abahungu ndi bakubakiye uruganda rukora telefone n'abahanga mu gukora telefone pe ubangu ubumenyi bwacu turi kubishyira muri gereza ngira ngo ujya wumva bajya bavuga ibintu bimwe rimwe nkumva biratangaje ngo bana bagiye biba amabanki aho kugira ngo bafunge akamufata akamutraininga no akabyara umusaruro ari no bagiye bava benshi bajya muri cyber security mu bihugu byatembere ko babigenza hari ibyaha umuntu akora umuntu bakamubyazamo indi mpamvu uba wemvent ubuvumbuye ikintu gishyashya abantu batari bazi nubwo ukivumbuye mu buryo bakavuga ati ariko iki kintu twari twarabuze umuntu wabuye ukidukorera ni nkuko abantu bakabirebye ngira ngo rwose leta y'u Rwanda ikomeje muri no nzira buse twanengaga wenda nanjye yo makuru nigeze kuyakira ko bazagira n'aba bantu nyuma ariko kuki ikintu cyari cyiza cyari kitangiye branding ubufatiye nkaho twari tugeze abantu bari bibonye ejo bundi Museveni aza bakamujya inyuma bakiruka yani no kwigaragambya ubundi bijya ntibisanzwe mu Rwanda polisi kiruka inyuma y'imodoka ntawe ikubise ntawe gize gute ngo musubire inyuma that's nice none se byatwaye iki Museveni biri ariko mu bindi bihe inkoni birisha why abantu tutaba muri buriya buzima tukishima nicyo kivanamo abantu bagakwishima muri make gahenge kari gahari muri Commonwealth bagafatira bakavuga ati none uburyo twari dukoze ibintu nta muturage wigeze ahangana na leta nta wayitutse nta wagize gute twe twaravuze ngo twiyakira abashyitsi neza sibyo tukagumye muri ubwo buzima iyi leta byayitwara iki ngenge nyibaza ifite igisirikare ifite igipolisi gikomeye sibyo kandi benshi barakomeye kandi na benshi cyane ifite international community yo kubera amateka yacu agari kubera ibyo ukora uyu munsi ntizigire ngo buriya birimo ariko ishobora no kubigendera bakavuga ati noneho twubaka international community ari abaduha amafaranga ari abatuvuganira nk'izi za Commonwealth zikaza ubonye ko FIFA nayo yazanye inama yayo hanga Assemblée Générale y'umwaka utaha ibyo bintu byose bikozwe gutyo tukaguma muri no morale byatwara iki leta aho rero kuri icyo kibazo ukomeza kwibaza kandi ikibazo kibajwe na benshi bibaza bati iyo kasaba kabaye ivahe iterwa n'iki ariko ngiye ntange message yanjye simfite ubwoba bw'uko rwose bazadufunga narabivuze kuva uretse no gufunga simfite ubwoba ko bazanyica simfite ubwoba ko bazanjyana safe house cyangwa ahandi hose nta hamwe mfite ubwoba iyo niyo message yanjye hanyuma message yanjye ku banyarwanda niba ubona warahagurutse kugira ngo ibintu bimere neza uhagurutse ubizi ko ushobora gupfuragira ubwoba bw'iki ese guharanira igihugu cyawe bingana n'amaraso yawe amaraso yanjye nunda nzapfa namwe muzanyica muzamurikira cyangwa nzamu n'igihe mushobora kubitegura ukantangayo sibyo ntabwo ngiye mbona ari kugira ngo mbahe agaciro numve ko ngewe ndi igitangaza nagomba gupfa cyangwa nagomba gufungwa hanyuma ku kibazo cy'ifungwa hari nyinshi zagiye zivuga ngo birakomeye hari ikibazo gikomeye cy'uko tubayeho imfungwa za politiki n'imfungwa zizira gutanga ibitekerezo zagiye imfungwa za politiki n'imfungwa zizira gutanga ibitekerezo zagiye zivuga kenshi ko zifunzwe nabi zifungiye habi zitabaho neza imiryango mpuzamahanga imiryango inyuranye imitwe ya politiki abantu ku giti cyabo societe civile bagiye basaba ko hari abantu bigenga basura zirafungwa muri CHOGM iki cyumweru cya Commonwealth mu Rwanda bagira batya RCS urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rubasohoye itangazo rivuga ngo gusura imfungwa birahagaze ibi bintu byaba bifitanye isano ukwibona nk'umunyapolitiki no gukumira isurwa ry'izo mfungwa zivuga ko zibayeho nabi cyangwa gusa n'uruhurirane hari njya nibaza niba wenda abantu ari babi bagatekereza ko abarwanya n'abari babi sibyo cyangwa koko bikaba ari bibi abarwanya bashobora kuba atari babi cyangwa ari n'ababi koko bakaba ari babi izo mpungenge kuri leta y'u Rwanda nayo ibitekereza bityo kuko irabizi ko muri politike yabo nta mikino bakumva ko n'abagiye muri politike nabo bababwira ko ibyo bakora atari byo n'abari nta mikino
ese koko nibyo cyangwa si byo? Ye hari bake abenshi ntabwo nabashije kubona umwanya wo kubavugisha personal ngo menye ikiri inyuma y'ibyo barimo n'impamvu yabyo, sibyo? So iyo nza kugira amahirwe ni nabyo muri no minsi nshaka kugira ngo ngende nganira na buri muntu wese menye ahagaze n'uwo ari we, kuko njyewe ngendeye ku buryo politiki y'u Rwanda yagiye ibaho, abenshi baharaniye ko ibintu bihinduka bikaba byiza, twaje gusanga nabo ubwabo batari beza. Ikibazo gihora kinzamukamo nkakibaza ngo ese aba barwanya FPR ngo ni muri politiki ya opposition bo ni beza ku buryo baruta FPR cyangwa bose ni kimwe? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza gikomeye kandi cy'ubwenge. Harimo bazima, harimo n'abo of course, harimo n'ababikuruta FPR, nubwo navuze karimbi ariko ifite ibibi byanatumye vuga nto ya ntabwo nzagumana umurongo nawe, sibyo? Cyangwa FPR ni mbi ku buryo abayirimo babona ko bagenzi babo bari muri politike n'abari babi, cyangwa ni nziza yo ikabona ko bari bashaka gukora politike ari babi. Ibyo nibaza abantu tugomba kwibaza, ntitukajye tuba nicyo kintu murambwira abantu ngo ntitukagire abaturage bacinjije. Kubagira injiji nuko utabasha kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Nuko utabasha kwibaza ibibazo nk'ibyo ndi kwibaza. Ese nuko abaturage atabyibaza cyangwa ahubwo hari inzego zitabyibaza? Abaturage bacu nuko bagirwa injiji kuri icyo kintu ngo abantu babashe kujijura. Abanyarwanda cumugani ngo kuri wakavuze uraguhakirizwa, bakongera akavuga ngo ibyo rero byose ni amakomposition y'ubujiji, sibyo? Nta kintu na kimwe cyakaguhagaritse igihe ubona igihe uvuga ubyemera ubihagazeho. Iyo bihagazeho ukabivuga kubihagazeho ntacyo bitwara, kandi ibi biri mu kuri, kandi nta rwango bivuganye. Muri politiki y'u Rwanda harimo abantu batatu, type eshatu z'abapolitisiye. Harimo abapolitisiye beza bo bazanwa na morale no gushaka kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Harimo abapolitisiye bazanwa n'inda kugira babone icyo batungisha ingo zabo. Hari n'abapolitisiye bazanwa n'urwango no kwikunda n'ibyene wabo n'amoko n'ibindi. Iyo pati ya gatatu ikoresha izo mbaraga ifite muri sosiyete iziyumva kubera inyungu gusa zo kugira ngo abantu bumve ko ari aba n'aba. Aho naho hari ikibazo. Umuti ukaba wowe. Umuti ni uko part 1 ariyo kuba abantu baharanira icyiza ku Banyarwanda bagira imbaraga. Ariko ikintu kigoye ni uko kubera igihe kinini twamaze twigishwa ubwoko n'uturere n'ibindi usanga abantu benshi bashyigikiye abavuga ibyo kuri buri gice, kandi buri karere, buri bwoko, buri nzu n'ibindi byose, kugira ngo iby'amazu urabizi by'Abanyarwanda. Usanga umuntu ashaka kuryama kuri abi wacu, abacu, ibi n'ibi aho kuryama ku cyo abantu bifuriza abantu. En fait, igihe twamaze kinini abaturage bacu bigishwa ibitari byo, ubwo no kugirwa injiji, bizanamugora kubona umuntu uri guharanira icyiza gikwiye. Ahangaha umaze kuduha umuti uko ubona, ariko se urashoboka cyangwa n'inzozi? Umuti ushoboka mu kintu kimwe gikomeye kandi kigoye, nuko abaharanira impamvu nzima bagira imbaraga kurusha bari abandi basigaye. Uwo muti uragoye, ariko ni w'abantu bagomba kunywa. Rwose icyo ngicyo cyo ndakizi ko kigoye, ariko nicyo duharanira, kandi ntago wajya mu bintu utazi kuzagera kuri point finale yaho ushaka kugera.
ariko icyo kintu hanini gishyigikirwa no kuba abanyarwanda baragizwe injiji ku buryo atabasha gusoma hagati y'imirongo. harimo iki? ese ni ukugirwa injiji, ni ukubazo, cyangwa ni kwa kundi bavuga ngo intege nke zitera imico myiza? hari ibintu bibiri. kugirwa injiji, kuragizwa inkoni n'amacakubiri aganisha ku kwica. ntabwo yabona uwagize ubwenge akavuga ibintu ukuntu byakagombye kuba bimeze agirirwa nabi ngo nawe atinyuka, ngo ndi kuganisha ku kwicwa no kugirirwa nabi bijyana n'ibindi byose bibi. hari ukubaza leta ari ibintu bisanzwe bizwi ko iyo ugize abaturage injiji ubayobora mu buryo bukoroshye. Ni principe mpuzamahanga, yo ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda. ku mwihariko w'u Rwanda ni icyo cya kuba abantu baragizwe inkoni y'icyuma, kandi atari kuri ubu. ngiye nshaka kubikubwira n'abantu bamenye umurongo wanjye. uko uyu munsi nubwo baza wenda bagufunga nyuma y'amezi 5 cyangwa umwaka, urumva si kimwe no kwa Habyarimana ho byari automatique. si kimwe no ku bwami nabwo bwo byari automatique, ngira ngo urabizi. so at least uyu munsi turabona ukamaro bungiye umwaka ne wuzura nzaserebura. ariko byibuza ndi mu babashije kugera hano hanze muri politiki nkamara igihe kinini ibibazo bitaratangira kuvuka, sibyo? ngira ngo bindi yabifite impamvu nyinshi. ariko uko byagenda kose abanyarwanda bafite amateka atuma bagira ubwoba, bakagira ibyago none byo kuguma mu bujiji. ngo rero urumva ni mixage y'ibintu bibiri gusa. hari improvement ntoya iba ukabibona. ngira ngo ni ibintu wenda no kubera ari ibikorwa bibaho mu buryo mpuzamahanga ukaba utagira uburyo byebita. none tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Commonwealth iragiye, ibibazo byavuzwemo, hari abakuru b'ibihugu bahuye baraganira, ariko ibaye u Rwanda nanone navuga ko rutabanye kandi rutabaniye neza, cyangwa rutabaniwe neza n'abaturage. nirinze kugira aho mbishinja niba ari kutabanirwa neza cyangwa kutabanira neza abaturage. uyu mwuka wo kuba igihugu mu minsi mike ntitwagendanaga na Uganda, aho umupaka ufunguye ariko hari ibicuruzwa bitemerewe kwinjira. ubu Burundi wo uracyafunze, u Rwanda rwarafunguye, abandi baravuga bati ntabwo turageze igihe cyo gufungura. uwa Kongo Kinshasa isa 9 bafunze, kandi abaturage nicyo gihe bavuga ngo isoko n'ibindi byose guhaha icyo gihe cyari kirimbanyije n'icyo gihe cya nyacyo, ariko saa 9 bafunga bagataha mu Rwanda. ibi byose by'intumbeko ya politiki u Rwanda rurimo, ariko usa n'uri mu rukubo, aho abaturanyi bose batabona neza cyangwa batavuga kimwe, baba barurenganya cyangwa se rurengana cyangwa se bifitanye isano n'ukuri. icyo uvugaho ni kuri intumbeko ya politiki u Rwanda afite mu karere. ikintu cya mbere banza gushimira Perezida Kagame. induru ziravuze ngo nshimiye Perezida Kagame nuko byibuze yigishije abanyarwanda kugenda, yaba mu buryo bwiza yaba n'uburyo bubi. abanyarwanda baragiye kwera, kandi akanyoni katagiye nikamenya ubweza, ubwo kagiye kamenya ubweza. rimwe na rimwe duca mu bibazo kugira ngo tubone ibisubizo. nta muntu wahakana ko abanyarwanda batagiye uyu munsi. byakugora kubona umunyarwanda y'imyaka 40 utarageze mu gihugu cy'amahanga byibuza kimwe. hari ibihugu bitabayeho gutyo, ku neza cyangwa ku nabi. wagiye uhunze cyangwa uvukira mu buhungiro, cyangwa wagiyeyo muri operation, cyangwa wagiyeyo kubera ubucuruzi n'ibindi byinshi bitandukanye byatumye abantu tugenda. ariko nyuma ikintu kimwe mu bintu nshima nino leta nuko hari igihe cyageze dusa n'abafunguye imipaka, nubwo uyu munsi byongeye kwifunga. icyo kwibaza no kubera iki imipaka yongeye igafungwa. niba hari n'ibibazo nta bundi buryo byari kubonerwa ibisubizo abantu tudafunze imipaka nanone. ubu ngubu turimo turakemura ibibazo na Uganda. ngira ngo abonye ko na Museveni buriya ni ikimenyetso cyo kugaragaza ko umupaka wafunguwe ku ruhande rwa Uganda.
kugira ngo ubundi yakavuye ahangaha zambogamizi zose zivuyemo twongera gusubirayo n'indangamuntu uko byahoze imbere. Niba ibyo kuvuga covid n'ibikingira ngo bagashyira ku ruhande Abanyarwanda n'Abagande turabavandimwe ibyo kuzana covid, Abagande nibatwanduza covid cyangwa ngira ngo twese twashyizeho ingamba zigiye no gusa muri covid. Babyoroshye niba ari ukwipimisha uce ku mupaka ako kanya rapid test 5 ubwo bibare mu itike nkuko ticket tubibara kari 10 kujya Kampala. Kandi habeho icyo kintu cyuko nta munyarwanda uzongera kugirirwa nabi hari. Niba nafashwe afatwe mu buryo bwubahirije amategeko, ahakorerwe process yemewe n'amategeko. Nufata umunyarwanda agira kubera nta byangombwa nta kimenye ko ari umuvandimwe wawe. Nufata umuganda waje mu Rwanda yaciye mu zapanya kubera ko aturanye n'umupaka kugira ngo ajye guca ku mupaka bimusaba ibirometero 20 akaba asimbukiye aho hakurya kuri metero 100 bye kuba ikibazo. Twongere tubaneho mu buvandimwe nkuko byari bisanzwe mbere ku bibazo biba. Ngira ngo Uganda birimo birasubira ku murongo ariko binabisomo tuzanaryandike mu bitabo. Tutazongera gukora ikosa nk'iryo twakoze hagati ari Uganda iryo yakoze ari n'iryo Rwanda rwakoze bigatera igihombo nk'icyo tumaje kubona byateye. Tanzania hari amagambo bajya bakoresha bavuga ukuntu twiyemera n'ibindi n'uburyo turi abanyamanyanga. Ibyo ni ibibazo abantu bagomba gukemura kuri societe ku rwego rwa societe. Ahanini usanga n'abayobozi b'ibihugu byacu umwe ibereye hari undi ibereye hariya. Tanzania abayobozi bakunda kuba ari busy mu bibazo by'abaturage ba Tanzania n'ibibazo bindi binini mpuzamahanga. Bafitanye ubucuruzi n'ibihugu byinshi kandi biturusha ubukungu. Bafitanye ubucuruzi na Uganda na Kenya na Zambia na Mozambique yewe no kugera za Angola. Sinzi ko niba utarubizi ko ari gari ya moshi buri igera muri Angola ivuye muri Zambia. Yewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So ka Rwanda na ka Burundi burya rimwe na rimwe hari batabivaluatinga cyane. Bakabivaluatinga gusa kubera political reason bana business reason. So Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero abavandimwe banje bahari ababayobozi ntabwo mbwira abaturage ndabwira abapolitisi bagenzi banje. Ni mushaka igisubizo cy'ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimubasha kubasha kubona ibibazo biri imbere mu gihugu iwanyu bigakemurwa. Ndababwiza ukuri nibi tuvuga ngo ibindi bihugu bifasha instability uhereye ku Rwanda na Uganda n'u Burundi nibyo bishyirwa mu majwi bya mbere. Nibindi bibazo bizahita bikemuka mu buryo bworoshye cyane. Ariko mwabanje gukemura ibibazo byanyu imbere mu gihugu. Nta kuntu none se tuvuge mufunze imipaka y'u Rwanda ubundi mwaca he kuri East Congo. Ahubwo muricisha abaturage banyu ba East Congo inzara muratuma ikibazo kirushaho gukomera. N'abarwanya bakoresheje n'intwaro biraza kubaha imbaraga. Simbona impamvu umupaka yabo wa Goma yabo Bukavu wafunga saa 9 za nimugoroba. Ngira ngo iriya ni impaka ubundi yagombye kubifungura amasaha 28 kuri 28. Ni abaturanyi babiri kubatandukanya no ngiye mbifata nk'awaburi no gukora icyaha ahubwo gihanwa n'amategeko. Gufata umuvandimwe umwe ukamushyira wundi ukamushyira ukabwira ko batazahura ngiye mbibona nk'icyaha. Igihe nta kibazo cy'umutekano hagati y'abavandimwe babiri bahari. Ngira ngo hari ibi mubona mu itangazamakuru riko rimwe na rimwe sinakuba bimeze burya itangazamakuru rimwe na rimwe turanakabya mu itangazamakuru. Ngiye mfite abantu bavuga bari hakurya b'Abanyarwanda ushaka kwandikira kubwira ati hano bimeze gutya na gutya na gutya cyangwa muri comment ukabibona. Ngira ngo uvuze ngo Abanyarwanda bari hakurya bose baze mu Rwanda Goma yose ishobora kuba yakwimuka n'Abarwanda phone barimo. Nibyo hari ibibazo ariko nanone uburyo speculation iba yaremereje ikibazo kitari no kuri urwo rwego nabyo bikabyara ikindi kibazo. Kandi iyo speculation izamutse hari igice kiri mu mafuti kibyungukiramo. Ubwo rero muri Kongo ari abari mu mafuti ni leta abari mu mafuti ni imitwe twaje intwaro.
nubwo ntashaka kuvuga ko abo mu mitwe yitwaje intwaro nta mafuti bafite, ariko amafuti menshi ari kuri leta ya Kongo. Ngira ngo hari ikiganiro ejo bundi nabonye, singiye kuvuga ko Kagame adafite uruhare mu bibera muri Kongo, ariko ngiye kuvuga ko hari ukuri yavuze. Yabwiye Tshisekedi ngo uri kwihunza inshingano. Kandi ubirebye koko abayobozi benshi b'ibihugu bya Afurika bihunza inshingano. Ikibazo cyaba aho kureba ikibazo gihari wagashaka uburyo kibonamo popularism. Ngiye ni Tshisekedi nanditse izina mu kurwanya u Rwanda muri Kongo, akazasiga yanditse amateka ati ngiye narwanyisha u Rwanda, narubwira ko narurasa. Ntabwo ari amateka abanyekongo bakeneye, ayo nayo kuguprezinga gusa, sibyo. Amateka abanyekongo bakeneye ni ukugira iterambere bagiraho nabo, ni ukugira ubumwe bw'abakongomani. Umunyamurenge ntahibwe, mu ndanda ntahibwe, abazayirwa ntibahibwe, ngira ngo nabo muri za Oriya Kasari ahandi hose bagiye bavuka. Ntagire n'umwe ugira ikibazo akaba muri Kongo yisanzuye. Niba rero uri perezida wa Repubulika w'igihugu ukaba udashaka gukora icyo, ngo ari cyo ukemura, imbaraga uzishyiramo abantu tuyizibone, ahubwo tukakubona uri guaccusing ibindi bihugu kuba igihugu cyawe kidafite icyo kigeraho. Nyamara niwe wa mbere ino si ukuntu iteye, iyo utemeye kuba umunyembaraga ucishwa bugufi bakakwicara. Ntabwo ntekereza ko rero abakongomani bagakwiye kugira perezida wemera ko umunyembaraga nke, kuko nawe umunyembaraga nkeya abantu ba mbere bazabihomberamo n'abakongomani. Ngira ngo nicyo gisubizo cyanjye aho ngaho natanga kuri Repubulika ya Demokarasi. Hanyuma Uburundi nayo mbwibagiwe. Turashimye cyane ku bitekerezo utanze, umurongo utanze nk'umunyapolitike uko ubona ibintu, kandi bikaba bifite icyo bihumuraho bamwe mu bashaka kumenya ese byifashe bite. Wavuze ko Abanyarwanda barinjije, ariko ntabwo navuze Abanyarwanda bose, bamwe hari uburyo nabivuzemo abantu bataza kumva ko natutse Abanyarwanda ngo ninjije. Nyine abo ngabo bagizwe injiji. Noneho ushobora kugirwa injiji uri n'umuhanga ugakomeza ukigira injiji. Nyari ibyo rero navuze byo kwigira ikimara mu rubyiruko, byo birazwi. Bwana Musana Jean-Luc, umunyapolitike wigenga. Ntabwo ndi umunyapolitike wigenga, ariko ntabwo hari ababikora gutyo, ariko njye ndi umunyapolitike wemerera hamwe n'amashyaka. Amashyaka yigenga nose, ishyaka ritari ku butegetsi rihinduka ishyaka ryigenga. Nyanze kuvuga ijya opposition kubera ko utari deklara nk'uri muri opposition. Ntabwo wakwidekara se ngo uri muri opposition. Amashyaka avuga ati sosiyete nibibona. Uriya nubwo wabidekara kuri ntabwo ariko bimeze. Sosiyete nivuga turi mu opposition wa leta, cyangwa bamwebwe abanyamakuru n'abandi bose. Tukaba rero tugushimiye ku bitekerezo byawe, ku kiganiro uhaye Abanyarwanda, ari abo bagira injiji, ari ababyigira, ari n'abatafite ubujiji, buri wese abasha kugira icyo akuramo. Turashimye cyane Jean-Luc. Mwakoze cyane William.